mwaramutse neza, ndabasuhuje cyane nanone, mbahaye ikaze kandi kuri Women in God Ministry. Yesu nashimwe kandi Yesu nahimbazwe. Turagarutse rero uyu munsi mu ijambo ry'Imana, muri ya masengesho yacu turimo gusengera muri Zaburi. Ni amasengesho turi gukora dufite intego zitandukanye. Hari ibyifuzo ufite wasenze wabwiye Imana. Muri aya masengesho rero ni ikindi gihe cyiza cyo gukomeza kongera kubwira Imana yuko gihagaze ku munara ukirindiriye ugitegereje ibyo wayibwiye. Rero uyu munsi tugiye gusengera muri Zaburi y'Ijana na 13. Turabanza tuyisome, nitumara kuyisoma ubundi dufatanye dusenge. Umutwe w'amagambo wanditswe ngo haleluya, amen. Mwa bagaragu b'Uwiteka mwe, nimushime izina ry'Uwiteka. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe uhereye none ukageza iteka ryose. Uhereye aho izuba rirasira ukageza aho rirengera, izina ry'Uwiteka rikwiriye gushimwa. Uwiteka ari hejuru y'amahanga yose, icyubahiro cye gisumba ijuru. Ninde uhwanye n'Uwiteka Imana yacu, ufite intebe ye hejuru cyane, akicishiriza bugufi kureba ibyo mu ijuru n'ibyo mu isi. Akura uworoheje mu mukungugu, ashyira hejuru umukene amukuye mu icukiro, kugira ngo amwicaranye abakomeye bo mu bwoko bwe. Uwari ingumba mu nzu ye, amuha kubyibamo yishimye, ari nyina w'abahungu. Amen, amen. Bakunzi b'ijambo ry'Imana, iyi Zaburi y'Ijana na 13 ni Zaburi Imana yashyize ku mutima muri iki gitondo kugira ngo tuyisengeremo. Zaburi itubwiye ngo mwa bagaragu b'Uwiteka mwe, mushime izina ry'Uwiteka. Mwa bana b'Imana mwe, mwa bantu b'Imana mwese, mwibuka ko turi abo yaremye, turi abo yaremesheje intoki ze, ukuboko kwe. Iri jambo ry'Imana muri iki gitondo riratubwiye ngo nimuze dushime Uwiteka kandi tumuhimbaze. Ngo uhereye aho izuba rirasira ukageza aho rirengera, mu mpande zose z'isi, abantu bashime izina ry'Imana, abantu bashime izina ry'Umuremyi. Ngo Uwiteka ari hejuru y'amahanga yose, kandi icyubahiro cye gisumba ijuru. Haleluya. Uwiteka ari hejuru ya byose, ari hejuru y'amahanga, ari hejuru y'abakomeye, ari hejuru y'ubwami ndetse n'ubutware bwose. Izina rye rihimbazwe. Ngo ninde wo mu bana b'abantu uhwanye n'Uwiteka Imana yacu? Imana yacu ifite intebe hejuru cyane, ariko nubwo iri hejuru ya byose, akaba ariyo yabiremye, ikaba ijya igira kwicisha bugufi, ikareba ibyo mu ijuru ndetse n'ibyo mu isi, kugira ngo ibitegekeshane ubugwaneza bwayo, kandi kugira ngo ibinyuze mu murongo wayo nk'uko ibishaka. Ngo Imana yo mu ijuru ikura uworoheje mu mukungugu, ikicaza umukene imukuye mu icukiro. Mu icukiro urumva ni ahantu habi cyane, ni mu mwanda. Imana ijya ikura umuntu rero hasi hahandi aho basuzugura hagayitse cyane, ikamuhindurira ubuzima bwe kugira ngo imwicaranye n'abakomeye, ngo abakomeye bo mu bwoko bwe. Amen. Nanjye muri iki gitondo navuga ngo wowe uri mu buzima bugoye, hamwe nanjye ndetse nanjye, reka Imana iri mu ijuru yicishirize bugufi kutureba, irebe ubuzima bwacu, irebe uko tubayeho, ihindure amateka yacu, idukure natwe mu icukiro twicayemo, ryaba iry'ubukene, ryaba iry'ubushomeri, kutagira akazi, ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye wicayemo. Imana irebe iri mu ijuru ice bugufi kugira ngo ibigukuremo, ikwicaranye n'abakomeye, abakomeye bo mu bwoko bwawe. Haleluya. Ngo uwari ingumba mu nzu ye, imuha kuyibamo yishimye, ari nyina w'abahungu. Kandi twagira ikindi cyifuzo muri iki gitondo cyo gusengera mwene data wese utarabasha kubona urubyaro, ngo Imana iri mu ijuru nawe imurebane amaso y'imbabazi. Turabazi benshi, ahari nawe waba uri kureba iki kiganiro ariko bimeze, Imana itaraguha uwo mugisha, nawe usengera muri iyi Zaburi, ubwira Imana ngo Mana. Zaburi y'Ijana na 13 uravuga ngo uwari ingumba umuha kuba mu nzu yishimye, ari nyina w'abahungu. Haleluya. Muri iki gitondo nawe usengera muri iri jambo, ubwira Imana ngo Mana, nanjye mpa kuba nyina w'abahungu, mpa kuba nyina w'abakobwa, kuko erega Uwiteka niwe ubitanga, nta mwana w'umuntu wabitanga.
ari ukuva hasi mu cyavu, mu bukene ndetse no muri rya cukiro twavuze ritangwa n'Uwiteka. Uwiteka niwe ucisha inzira ze akatunyuza mu nzira zituma duhura n'ibisubizo byacu. Ngira ngo mu ijambo ry'Imana hari ahandi hantu twasomye inkuru z'ukuntu Yesu agenda atoranya intumwa ze, ngo yasanze hari abari bakesheje ijoro ryose baroba ariko ntibagire ikintu na kimwe ngo bafata. Ariko Yesu ageze mu buzima bwabo arababwira ngo mwerekeze inshundura zanyu hariya noneho murobe. Nuko bashyizemo inshundura ngo babona amafi menshi menshi cyane. Ni ukuvuga ko rero Imana yonyine niyo izi ahantu twakerekeza inshundura zacu natwe tugafata. Imana yonyine niyo yatunyuza mu nzira ituma natwe tunyura mu nzira igira aho itugeza, igira n'aho idukura. Reka rero muri uyu munsi icyifuzo cyacu kibe gusengera abantu batarabona urubyaro, ndetse no gusengera abantu bari mu buzima bwo hasi, ubuzima bw'ubukene, kandi bifuza ko hari aho Imana yabakura, bifuza ko hari icyo Imana yabakorera, abantu bari mu bushomeri, abantu bari mu buzima bubabaje. Reka dufatanye uyu munsi tubazirikane kandi tubasengere. Mana, turagushimye, tuguciriye bugufi, urera urakiranuka mu isi no mu ijuru, ntawe uhanye nawe, icyubahiro ni icyawe. Data wa twese mwiza, dusengeye muri Zaburi 113, tuhakuye ibyifuzo bibiri. Icyifuzo cya mbere, turasengera Mwami umuntu uri mu nzu, uri mu rugo rwe, ariko akaba ari ingumba, akaba yarabuze urubyaro nk'uko Bibiliya bivuze. Uwiteka Nyiringabo Imana, ntureba amarira ye, ndakwinginze nk'uko wibutse Hana ukamuha urubyaro. Mana, ijambo ryaratubwiye ngo mukebe we yajyaga amukina ku mubyimba ngo akamuseka, ibyo bikababaza umutima we cyane. Mana, niko dusengeye umuntu wese utarabona imbuto y'urubyaro, imbuto yo mu nda. Ndakwinginze Uwiteka uri mu ijuru, ni wowe utanga abana. Reka wumve kwinginga kwe, reka urebe amarira ye, urebeshe amaso yawe uri mu ijuru, wiruruke utahe urugo rwe. Uwiteka ubaha urubyaro. Turamusabiye ngo reka uzamuhe kubyara abahungu n'abakobwa. Reka muri uyu mwaka Mwami, benshi bari barabuze urubyaro bari kureba iri jambo ry'Imana kandi bakaba baryizereyemo. Reka muri uyu mwaka uzabahe gukikira abahungu n'abakobwa, kandi uzaduhe kumva ayo mashimwe. Imana, tuzagushima. Twumvishe benshi wabikoreye, natwe turi abo wabikoreye, nta kiguzi tuguhaye. Niyo mpamvu dusengeye abatararubona kugira ngo bagirire neza. Mu izina rya Yesu, ikindi cyifuzo dukuyemo, Mana, ijambo ryatubwiye ngo ukura abakene mu icukiro ukabicaranya n'abakomeye. Natwe hari aho twicaye hatatunejeje. Mu izina rya Yesu Kristo, Mana, nsengeye umuntu wese uri mu buzima bumugoye, mu buryo bw'ubutunzi, mu buryo bwa financial, amafaranga atabona amafaranga ahagije abasha gutunga umuryango we. Uwiteka, uri mu bushomeri, ndabasengeye Data wa twese mwiza ngo reka ucishe inzira zawe, utwereke aho twashyira inshundura zacu Uwiteka, kandi nidushyiramo inshundura zacu uduhe ko indobani zacu zifata Mwami. Mu izina rya Yesu Kristo, reka muri uyu mwaka Mana Nyiringabo Imana, wagura abantu bawe mu buryo bw'ubutunzi, ubutunzi bw'iby'umwuka ndetse n'ubutunzi bw'iby'umubiri bifatika. Mana, abafite inzara, reka wirukane inzara mu rugo rwabo, utanga ibyo kurya bihagije bagaburira abana. Mu izina rya Yesu Kristo, kuko urihagije mu ijuru ntacyo ubuze Mwami. Reka ugomorore imigisha yawe. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo iyo upfumbatuje igipfunsi cyawe kimwe, ngo uhaza kwifuza kw'ibyaremwe. Uwera wa Isirayeli, reka upfumbatuze igipfunsi cyawe. Nyiringabo Imana, uhaze kwifuza kw'abantu bawe. Uwiteka, uhaze kwifuza kw'imitima yacu, kuko twerekeje amaso yacu kuri wowe. Urakoze rero, turagushimye. Ubane natwe muri uyu munsi wose, gahunda zacu zose uzibemo nk'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo, uturinde kirogoya yose ya Satani, ndetse no gusohozwa kw'imigambi ye mibi ku buzima bwacu. Wohereza umutaka w'uburinzi bwe ku buzima bwacu, Mana Nyiringabo Imana, no ku buzima bwa buri muntu wese uri kurebera ijambo. Urakoze Mana, tubisabye duciye bugufi, mu izina risumbane mazina, izina ryera, izina ry'igiciro, izina ry'uwaducunguje amaraso Yesu Kristo. Amena, amen. Murabeho bakunzi ba Women Guides Ministry, tuzabonane dusoma indi zaburi kandi turi kuyisengeramo. Imana ibahe umugisha kubwo kureba ikiganiro cyanjye. Bye.